kuki utabona ko buno ari bwo buzima nyine ukwiye kubamo? No. Abaye iki? Esther. Ubaye. Esther. Twari twicanye gutya njya kubona arahindutse. What's wrong? Abaye iki se? Njye ndi kwibaza nimba ndi kurota. Ese mu buzima busanzwe harimo umuntu ukunda uku nguku ibi bintu nyine bikamuba. N'ubwa mbere mbibonye pe. Ndi kwibaza nimba narakundanye cyane nimba narakundanye bikangere. Yazara abakobwa bavukiwe gukundwa. Kandi tukaba turi aho ngaho gusa nta kintu. Esther. Ibaze kuba umusore yagufata akakuzana ahantu nk'aha akakuzana abantu akakubwira amagambo meza nk'aya na mama wabyaye ntabwo ajya yambwira. Esther. Kirumbabarire. Basi ikintu kimwe nakubwira cyo basi niyo napfa ubigize menye kwishima icyari cyo mu buzima bwanjye. Nakuze ndi imfubyi n'abanye nyogokuru nawe wundi urahazi ibintu n'ubwa mbere ndi kubibona noneho ukabikorerwa n'umuntu utazakunda kubigukorera iminsi yose. Ese ubundi mubaza urankunda bya nyabyo? Ese ubundi kuki watinze, kuki waje mu buzima bwanjye bimeze gutya, kuki utaje hakiri kare, kuki ari wowe tutahuye ubundi hakiri kare nanakinyirukana, kuki atari wowe wayisuze? Kuki watinze? Oh my God. Nyambo. No. Isi ni ikimuzi kibi. Ibi ngibi nibigaga ko ari umutima w'urukundo ufite. Nanabyita nuko niba ari ukunjye mbaye umuntu w'umugabo. Nanjye kwifata biye byanze. Biye byanze byaye kare nyine muri njyewe. Siniki kidasanzwe. Undi bajya batubwira ko abakiri batajya basha kwisanzura mu akuntangazwa n'ukuntu mbonye bisanzura abona umwanya kuganiriza n'inshuti yawe. Nawe reka nicaye hano ndimo nibaza ubundi kuki Imana igiye gutanga twese tadushyira ku kigero kimwe ngo iduhe ibintu bingana, kandi twese twitwa ko turi abana b'Imana. Nze gusanga ibintu ndimo byo kuraga umenya ngende mu mikino. Najya musabe kika biba ari bishoboka utunze bwa afite Imana ikaboma nanjye niyo abonizo umunsi umwe gusangana narapfuye. Mbare mwite nshobora kwita bro wa mukuru wanjye cyangwa se nakwita dadi cyo kwari ibintu nyigishe muri aka kanya. Ndimo kubona ko ibintu ndimo ubwo ngiye ari imikino. Imana impaye umutima nk'ufite ikamana n'amafaranga ufite. Gusa birandenze. Nuko nzi ko nta kidasanzwe nkoze
urumva ko nta kintu kidasanzwe ukoze ariko kuri njyewe byanyigishije byamaye isomo byamaye nashatse no kuvuga kuko ngo ngende mbasige mu kimwe kwiganira kuko numvaga nanjye aribyo nshobora kubona ahita mpindura cyangwa ngenda nkajya gusenga ajyana mu musozi Imana ikamira ubuzima ikama amafaranga nanjye niyo nabikora umunsi umwe igahita birangira. Okay, akagende kira. No. Ikintu nakubwira ni kimwe. Kera banyitaga Kameleon. Uzi impamvu? Njyewe mbaho mu buzima bwisanisha n'igihe ndimo. Iyo ari mu gihe cy'amasasu mba umugome. Iyo ari mu gihe cyo kwiga amafaranga nkahiga amafaranga. Niyo ndi mu gihe cy'urukundo mba umukunzi wa nyawe kandi ukenewe. Nibyo kuko abakiri benshi usanga tutabonera umwanya abakunzi bacu, umwanya twarohaye amafaranga ariko se kugeza ryari habaho n'igihe cyo kurya amafaranga. Rero ibi ngibi ntabwo bikorwa n'amafaranga ahubwo bikorwa n'umutima ushaka kandi ukunze. Ese urabizi ko ushobora kuba ufite umugore wawe ufite inoti ya 5 kandi akayishimira? Ibyo ni byo nshaka nyine kumenya. Ni gute nyine wenda nanjye nabikoramo kugira ngo basi nanjye wanjye azishima gutya nzamukora ibintu nk'ibi ngibi muri ibyo 5 mfite. Nyine ibintu byandenze ngiye byandenze byatari. No mu bukene bwawe wakwishima. Sinkuba ngutegura imbuto zingana gutya. Niyo waba umuneke umwe gusa byonyine ko wabitekereje birahagije. Niyo wagenda ukagura inanasi yonyine birahagije. Ahubwo icyo ugomba guhorana ni iki? Iteka ryose uzabeho umugore wawe cyangwa umukunzi wawe ari proud yawe. Ntabwo bisaba amafaranga. Kamushime kubw'inama mayi. Kira wari usanzwe uri inshuti yanjye. Anda gusaba muri aka kanya. Ubinyemereye. Ube umujyanama wanjye. Sinzi niba naba nisumbukurire cyangwa se. Oh, it's okay. Nta kibazo. Bite na nta kibazo. Anyway, okay. Akangire kwita kuri Nyambo. Ubwo nyine ntabwo ibindi bibazo. Ntawe ndi gusiganira gutwaza ibintu. No, ibi ngibi barashoboye kureho turi mu rugo. Gusa bro, Ivan, kuraje ufite umutima mwiza. Ufite ubwenge bwinshi cyane utandukanye n'abandi bakire tunarinze hano hanze. Hari ikindi kimenyetso ko hari abantu bagifite urukundo rwa kimuntu bakiriho ariko nakufashe gusobanukirwa. Wowe iga kwisanisha n'ubuzima urimo. Ni muri mu buzima bwa gikene wiyakire. Ni muri mu buzima bwiza baho nk'umuntu uri mu buzima bwiza. Ntuzabe nk'umuntu udafite amafaranga kandi uyafite. Kuko bucya bwitwa ejo. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo amavuta y'umugabo nayamuraye ku mubiri. Ushobora gutekereza ko ibintu uzaba bikora ejo ukabyuka wavuye mu mwuka. Sinzi nimba wasobanukiwe. Kuba nk'uruvu uzasobanukirwa umunsi. Uraho ariko amahoro. Urishimiye ko ngarutse gusura se? Baganezerewe. Sure. Ndanezerewe. Ese uhora hano wenyine? Ko bambwiye ko ufite umudamu ko nzaba kuva naza muri urugo ntaramubona. Ahubwo nta n'ubuteze kuzabona. Kandi baremerewe ko twabaye inshuti. Nawe
ntize kuzabona nibyo kagoma azinduka agenda se tega amatwi mukagoma kuruga bivugaga umudamu naramwigeze ariko haje kugera igihe abakungu baramushima maze baramujana abakungu